uzongere ndakubaha ariko amakosa wakoze sinzi ibintu bikubwira ibyo nibisanzwe mu frere so wakwiseba hena iyo kwitaba hena nta niyo bitagira inzira dore nk'urufatse kiba gifite uko rungana tubaryo ugenda kwiyogoshesha dese ko kiba gikweduka nka shikarete mva Nyirashyano maze kurambirwa urusaku rwe rwa nijoro ku matelefone n'abagabo akuvanye ubona ntavuga ukajya nabwo nzi kuvuga maze kukurambirwa byombi arega ni nyoko koshye nyoko wabushijwe n'iki wo kumugira uyewe wahari nanjye nagaruko narindi sheri namira nkawe umva nta nubwo uteze kumera nkaye umva nkubwire Vani ikindi ujye uzirikana yuko umutingito w'inyutaridura wese umva nakumena n'ibisaka byawe bakaza bakabibura nta soni aha nta nyoko ari noneho urebye nabi nakujanjagura n'ubumene bwawe bakabushaka bakabubura umva uretse nonosha ibyo ndaguteranye umva barahita bagucukurira satani arahita kwimukira umva uramusangayo usirana umujinya ukinera itonde mada utazi ayo uri kuyavuga ko mama Tariyazi nashakaze mfi imbere nashakaze umva urahita utaha urasanga nyoko ahari Nyirankotsa naho twaganiriye gute ushobora gufata umwana wawe kuko umwana wa mukuru wawe aba ari gwawe ukamufata nabi uko bigombeye noneho se witwaje mikoro yo kukuvugira urumva aho ugeze kuvuga byarakunaniye witwaje umuvugizi oya si kuvuga ko ndumuvugizi ariko agahari karavugwa we ntukomeze kumenyera nawe stop y'ubwo bugambo bwawe iyo umuntu ahagaze mu kuri ategerezwa kurwanwa ariko ibyo ndiko nakubwira ni ukuri kuko hari ibimenyetso byerekana yuko umwana umufata nabi uko bigombeye umva umwana umufite inzara uyateye aturukaye ndi wabarezi mubatse ndiko ndaguhanura we umurikira bwakangaho ubundi bobe umwana anje baza afise birahagije yagiye ibibazo birenze gaha akwera bafite ibihe bibazo ubuzima rwose bwanjye bwahise buhinduka mu gihe nari maze kukubona ariko shana wowe mpindura ubuzima tuzi ko ndi kumwe nawe ibibazo mpora mu byo muri ubu rugo mpita mbyumva kuko se sheri kuko ndi uburiri reka nkubwire kumenyana nawe nanjye ubwanjye byampindura ubuzima bwahindura ubuzima bwanjye kuri njyewe numvishije meze bite se sheri sana kuma mwaharangaje ibijya gucika duca amarenga ubu singufashe niko Nyirashyano umwana wanjye ambwira ngo aramusakuriza mva Nyirashyano maze kurambirwa urusaku rwe rwa nijoro ku matelefone n'abagabo uko nyumva ukagira nsakuriza ubona nkwiho rero ukagira ngo ntago ngenzi kuvuga maze kukurambirwa byombi arega ni nyoko koshye nyoko wabushijwe n'iki wo kumugira uyewe wahari nanjye nagaruko narindi sheri namira nkawe umva nta nubwo uteze kumera nkaye umva nkubwire Vani ikindi ujye uzirikana yuko umutingito w'inyutaridura wese umva nakumena n'ibisaka byawe bakaza bakabibura nta soni aha nta nyoko ari noneho urebye nabi nakujanjagura n'ubumene bwawe bakabushaka bakabubura umva uretse nonosha ibyo ndaguteranye
ubwo barahita bagucukurira satani arahita kwimukira umva uramusangayo usirana umujinya ukinira itonde madamu utazi ayo uri kuyavuga ko mama atariyazi nashaka ze mfa imbere nashaka ze umva urahita ugahakana ubu si ugenda bamuvugana muratinyuka iwanjye mugura amayoga ubu ibintu byose mwateye hejuru ni njye wayayiguriye ariko ushatse kuvuga iki ni njye cyambaye umuhungu inzoga mu rugo wanjye uko washinze ikaze inzoga mu rugo wanjye ariko nta kintu kidasanzwe cyabaye wamaze igihugu wamara nawe uba wigize marayika bandike guca mu by'intoki zawe uzi no kuwereka mureba wowe oya mubabarire basi kosa ni iryanjye muguhambirize mujyane oya muguhambirize mere twakoze iki nimba nta kosa ufite wowe nta kosa ufite ntaryo uri kumwira amayoga mu nzu yanjye ese niza gusaba se basi nuba ari njye wamukoresheje ikosa tubabarire izi ni inzoga zo gusaba wazanye hano oya waje gusaba oya uko washinze ikaze sorry hari umva ihangane kandi aho ugenda mu rugo rwanjye njye ndi umushyitsi nk'urugo wande umushyitsi wande wa Betty yakubwiye icyo ari cyo hano yakubwiye icyo ari cyo hano kumukubita se nta kosa yakoze ntaryo yakoze ibintu byo mukangisha saba kuba kamera hifata korora umva ibisa ubukozi ubu ni ibiki ndavuze ngo nkure babara ariko ntumukoreho noneho uragira ngo niki ndi kwasi ubibone inzira z'ikigengo ukaresha dore uko nasa mutagenda sinari mpangana n'ishinze ikati Ngoranje shana apfa kwi. urabyicuza se ko yapfuye Umviritse. Kuba umugore wanje namwase. Mugabo sinifuza kwapfa. Babete rwose ujye unsetsa none se buriya wari wamutaye ariko mukunzara ku buryo yaba yapfuye ugahita wumva ko umugore wanjye desi Reka kuvuga gutyo sha. Urazi soni ifise zo kuzahura n'umuhungu wanje Eric. ufite soni ariko umugabo nyabaki ugira isoni zo guhura n'abana cyangwa wariye karya ukumbe se nabimenye ufite isoni zo guhura n'abana ahubwo uzangurira akantu nagukijije umuzigo Mbe amakuru umukobwa wanje. ushaka kuvuga Betty Yego. bya Betty umbabariye ubishyize ku ruhande mfite umwanya ndi bubivugemo tubanze tuvuge ibindi Betty ushaka kubundi reka nkubaza ko mbona mu maso ufite umubabaro ubwo ni gusa Ufite ikibazo cyo kubona umuhungu wanje Eric. ikibazo cyo kubona umuhungu wawe reka nkubwire Betty umbajije Kwanira agahinda. uri gutinya ngo ufite isoni zo kurebana n'umwana Yego. kandi musaza wanjye uzaba inganzwa ugira n'isoni zo kurebana n'abana kumbe umugore cyangwa uriya mugore mutoya hari icyo yakoze usigaye utinya abana ute n'undi umufata umutware Betty wawe reka mukubwire Betty kwanza tuzanyanduriza n'abana imico mibi yigize indaya ngera hano iyo mvuye ku kazi nkagera aha ngaha saa moya Betty arugeramo saa 3 uri kunyumva yaje ari umwana ubona ko kiyobetse kigize intama ariko ni shitani isigaye iri aha ngaha ejo atazanyanduriza abantu ujyana umuzigo wawe Oya mugabo ugomba kwihangana nasha. Nonje ko mushikana. None ushatse kuvuga ko Betty asigaye ameze nka mama wiwe. wabimenye inyabizi byari ngongereza ukuzi nyina Betty niko yagarutse Inja nje ukazi rero. Ndakomeza ndabitekeze ko mugabo nese uragiye ushaka kugenda uragiye yego. impa Iki? amafaranga Amahera. none ntarya
ubu namera mfise mugabo nta ngorane nta mafaranga ariko nza guhereza nta mfise ngo nguri kwa Mungu nta mushikanje none kuba mushiki wawe none hehe inone he inone i Kigali none Kigali kura ko kuba wafasha ndabyumva narakoze nzanakora ariko nawe ujye unyunganira mu byo nkora zana amafaranga tuzobiraba nta ngorane ubu nta mafaranga ufite nta mahera mfise wa mugore aba yagusatse abugabo nawe ratwenza iki kirara ko nabonye kitoroshye shareka ngene amasara amfashe sivyo genda ariko nubona umukobwa wawe aje ntuzagire ngo nyirankotsa sinakubwiye none ngeze hanze genda none urabona onkere wanjye hano ndakumva kibona hano ukuntu bimeze nabi cyane ndakumva nagira ngo tuvuge kuri cya kibazo cya mushiki wanjye uba hano ameze nabi pe anafashwe nabi ngira ngo nawe urayibonye iwanjye mu Burundi by'ukuri hano hantu haba narabonye ubuzima abayemo ubuzima bubi cyane buteye n'isoni afashwe nabi ni ukuri ameze nabi uzi ko nkigera hano baranyakiriye ndi kunywa banyakirije ji umwana we araza arayinywa pe umva none yambwiye n'agahinda afite byarambabaje ahubwo ni ikintu nifuza gusaba nta kuntu wamubonera akazi ari Bujumbura rero kibazo wari uvuze yuko ngo ci Burundi kumutwara Burundi urazi ko Burundi hameze nabi kuronka akazi nta buzi buhari ndetse nyene ubuzima ni kurondetsa nanje n'akazi mfise nyine ntigafashe sika kandi uvuga ngo kuronka amahera afaditse ariko icyo noza naronka ndamurukira agafasha ayo mafaranga ariko rero cyo ikintu ngomba ko wokora wewe uri ino uwo murondera akazi abyumva ngiye gukora uko nshoboye kose mushakira akazi bwose pe ndagerageza mpaka mukure hano vuba na bwangu kuko urumva aramutse agize ikibazo cyangwa agapfa nitwe tuzoba duhomvye none yego icyo kintu ngiye gukora kabisa ngiye kubishaka vuba na bwangu bwose vuba cyane rwose kabisa birakwiye bahena ngo abandi none sitire wazanye se nizi munda nimeze nabi wana iki munda ni hatari kabisa kwemera ukuri kwawe ntabwo namenya aho ngufata warahikize kuva ejo naho kubije bari wahaye Eric ntabwo ndi kumva ameze neza ariko ikintu cyakoze mu kanwa ngo eguka bahena ngo wagize ute amwe kaji ndeba mwana wa ngo namwe kurije ya Eric ryarse ijuse ntabwo ujya wayimuhereye yaje betari yamuzaniye warayinyoye name wanjye inda yawe bahena warayinyoye mwana wa bahena ngira nyine umugire cyacu warayinyoye narayinyweye wana nta nakasigaye koze kirahungu bako byarenze bombe ko